ucyumva Bollywood hari abagabo bahita bakuza mu mutwe. Uwa mbere ni Shahrukh, American, John Abraham ndetse na Ajay Devgan. Aba bagabo bakinnye filimi ziratunezeza cyane, ndetse dusigara twibaza ngo ese inkuru bakinnye umuntu yanditse ameze ate. Gusa uyu munsi nje kukubwira ko zimwe muri filimi bakinnye kandi zamamaye cyane ari filimi bashishuye 100% kuri filimi z'abandi. Ni ukuvuga filimi ngiye kukwereka zisa neza n'izindi ngiye kukwereka 100%. Ni ukuvuga ngo abakinnyi b'Abahinde bashushe filimi z'abandi bakina igikorwa ku kindi, amagambo ku yandi uko bimeze. Murakaze neza kuri Behind and on the Scene channel. Uyu munsi ngiye kukwereka icyo Bollywood yakoreye filimi z'Abanyamerika. Urumirwa, uratangara. Kandi ntago ari Abanyamerika gusa, wowe ntucikwe. Reka duhere ku mugabo witwa American. Reka turebe filimi yakinnye, ndetse turebe na filimi yakopeye 100% yikorwa ku kindi, ijambo ku rindi. Reka duhere kuri filimi yasohotse mu 2008 yitwa Gajin. Abantu benshi mwarayibonye. Iyi filimi American yakinnye yitwa Sanjay Singhania. Muri iyi filimi abafite ikibazo cya short term memory loss. Ni ukuvuga ngo yashize iminota 5 ntabasha kwibuka ikintu na kimwe cyamubaye mu minota 5 yashize. Iyi ndwara abarayitewe n'ikintu yakubiswe mu mutwe. Ni ukuvuga ngo umugabo witwa Gajini yica sheri wa Sanjay Singhania witwa Kalipana, maze Sanjay Singhania nawe yaze gutabara agakubitwa ikintu mu mutwe. Naha iyi ndwara iva. Ni ukuvuga ngo Sanjay Singhania yemeza kwihorera, ariko kubera ko atashobora kwibuka biba ngombwa kwiyandikaho akantu ku kandi ku mubiri we kugira ngo azajye abasha kwibuka ibyamubayeho, maze ashake Gajini maze amwice yihorere kubera ko yarishishirewe Kalipana. Ni mumaze kumva iyo story maze kukubwira, none ndagira ngo urebe iyi filimi ngiye kukwereka. Bayita Memento. Ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2000, isohokera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Neza story yayo isa nk'ingi maze kukubwira. Birasa uko ikinnye ijambo ku rindi, igikorwa ku kindi. Birasa neza n'iyitwa Gajini. Ni ukuvuga ngo Abahinde nta kindi bakoze, ahubwo bashishuye iyi filimi bayisubiramo ijambo ku rindi, igikorwa ku kindi. Icyo bongeye muri Gajini ni imiziki y'Abahinde yonyine, naho bindi birasa 100%. Abakinnyi baratandukanye ariko icyo bakina ni kimwe. Izi filimi ni mutarazibonye cyangwa warabonye imwe muri yo, wagenda ukabyirebera nawe urasanga bisi 100% naho bitandukaniye, nawe urumirwa. Reba neza umenye actor. Reba ku mubiri we neza afite amatatu nka Sanjay Singhania. Reba iyi kamera afite. Ababonye Gajini murabizi na Sanjay Singhania afite iyi kamera. Neza izi filimi zirasa, nawe niba ushaka kubyirebera genda uzirebe neza, igikorwa ku kindi, amagambo ku yandi. Icyo bahinduye ni amazina y'abantu bari muri filimi, ndetse bakongeramo n'imiziki yo mu Buhinde. Reka dukomereze kuri filimi n'undi yakinwe n'uwo mugabo American yitwa Rara Singh Chanda. Iyi filimi Rara Singh Chanda yasohotse mu mwaka wa 2022. American yikina yitwa Rara Singh Chanda n'ubundi. Muri iyi filimi uyu Rara Singh Chanda afite ubwenge butari bwinshi. Mu ndimi z'amahanga babyita low IQ. Iyi filimi twereka ukuntu Rara Singh Chanda nubwo yanyuze muri byinshi atigeze yibagirwa sheri wo mu bwana witwa Reba. Muri make ndabizi story y'iyi filimi abenshi murayizi, none nimba muyizi rero ndagira ngo mbereke iyi filimi kandi muyitegereze neza. Bayita Forest Camp. Iyi filimi nimo mutarayibonye mujye kwireba. Ni ukuvuga iyi filimi isa neza nk'iyi Rara Singh Chanda, ijambo ku rindi, igikorwa ku kindi. Aho bitandukaniye ni hamwe gusa. N'abakinnyi bayikinnye
ndetse n'amazina bitwa. Nta kindi aba Bahinde bakoze usibye kwiganya iyi filimi bakayisubiramo mu buryo bumwe. Iyi filimi neza neza umugabo urimo nawe yitwara nka Rara Singh Chanda, afite ubwenge butari bwinshi. Mwagira ngo ndi kubabeshya, gusa namwe mugende mwirebere. Iyi filimi iri kuri website nyinshi, mugende namwe mwihere ijisho murambwira. Birasa neza 100%. Reka tuve kuri Amerika ahubwo tujye ku mugabo witwa John Abraham. Reka duhere kuri filime ya Kenya yitwa Lucky Handsome. Iyi ni filime yasohotse mu mwaka wa 2016. Iyi filime John Abraham yayikinnye yitwa Rocky. Uyu Rocky ari umugabo wigeze kubaho umwicanyi wa leta, ariko akakaza aba yarakaretse akajya kwitura mu giturage. Muri iki giturage aza kwagirana umubano ukomeye n'akana kitwa Naomi. Muri iyi filimi akana kitwa Naomi kaza gushimutwa n'umugabo ucuruza ibiyobyabwenge. Rocky mu nzira ikomeye ajya kuboza aka kana akamusaba kwica benshi mu bacuruzi ibiyobyabwenge. Ndakeka iyi filimi mwese mwarayibonye, cyangwa se n'abatarayibonye bajya kuyireba. Muzi story irimo. Noneho ndaje mbereka iyi filimi. Iyi filimi ni nawe muyitegereze, nawe ndabizi benshi mwarayibonye. Iyi filimi yindi yitwa Man from Nowhere. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2010. Yasohokeye muri South Korea. Izi filimi zombi zaramamaye, ababibonye mwabonye ko zisa, ndetse n'abatarazibonye mwagenda mukareba, murasanga zisa ijambo kuri rindi, igikorwa ku kindi. Icyo bongeyemo n'indirimbo, mugende mwirebera namwe murumirwa. Reka dukomereze kuri filime yakinnwe n'umugabo witwa John Abraham yitwa Zinda. Abenshi mwarayibonye. Ni filime yasohotse mu mwaka wa 2006. Iyi filimi igaruka ku mugabo witwa Karani ufunga imyaka 14 nawe ugatazi impamvu. Nyuma y'aho arekuriwe ajya gushaka abamukoreye ihohotera kugira ngo yihorere. Iyi filimi abataribonye mwajya kuyireba, ndetse namwe mwayibonye muzi story yayo. Ndagira ngo mbereke iyi filimi mwebwe mu maso gusa. Ndagira ngo murebe iyi filimi yitwa Old Boy. Ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2003. Yasohokeye muri South Korea. Neza neza irasa nk'ingiyi. Story ni zimwe, amagambo namwe, ibikorwa ni bimwe. Birasa neza 100%. Abahinde barayiganye. Icyo bongeyemo ni imiziki gusa y'Abahinde, naho ubundi ibindi byose birasa. Reba neza yitegereze, nimba utaribonye ujye kwireba. Reka tuve kuri John Abraham ahubwo tujye ku wundi mugabo witwa Roshan. Tugiye kuvuga kuri filime yitwa Bang Bang. Abenshi murayizi. Ni filime yasohotse mu mwaka wa 2014. Iyi filime Roshan yayikinnye yitwa Rajiviri aza kwiba diyama irenze yitwa Koinuru, bigatuma akurikiranwa na polisi ndetse n'abandi bagizi ba nabi. Muri ubuzima bwo gukurikiranwa na polisi ndetse n'amabandi, Rajiviri aza guhura n'umukobwa witwa Harirene by'impanuka, akamwinjiza mu iyi si, bakazenguruka hirya no hino ku isi. Ariko Rajiviri akomeza kubika umupango w'ibanga wo kurinda leta ye abagizi ba nabi, ikaza kurangira akundanye n'uyu mukobwa. Iyi filimi menshi barayibonye, story ndi kuvuga barayizi. Nimba muyizi neza rero iyi story, murebe iyi filimi ngiye kubereka. Iyi filimi ngiye kubabwira, murebe mwitonze. Iyi filimi nta yindi ndi kuvuga. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2010 yitwa Night and Day ya Tom Cruise. Abayibonye murayizi. Neza neza story iri mwaha isa nk'iyo muri Bang Bang, ijambo kurindi igikorwa ku kindi. Abahinde barayishishuye. N'abatarayibonye mugende muyirebe maze murebe, ntabwo ndi kubabeshya. Birasa neza. Bang Bang isa n'iyi filimi yitwa Night and Day. Icyo bongeyemo ni kimwe gusa, ni filimi ni indirimbo zabo nizo mvuga, izo bongeyemo zonyine. Reka
tujye noneho ku mugabo yitwa Amitabh Bachchan, umugabo urenze cyane muri sinema y'Ubuhinde. Tugiye kuvuga kuri filime yitwa Ek Ajanabe. Benshi muri mwe mwarayibonye. Ni filime ivuga ku mugabo warahoze ari umusirikare maze akaza guhabwa akazi ko kurinda umwana, ariko uyu mwana arinda birangira ashimuswe, maze bikarangira yishe abagize uruhare mu ishimutwa ry'uyu mwana. Iyi story murayizi, muzi ko se uyu mwana wubwe wari waragize uruhare mu ishimutwa ry'uyu mwana. Nimba iyi story muyizi rero, ndagira ngo murebe iyi filimi yindi ngiye kubereka, ndetse n'abataribonye mujye kwireba. Ndagira ngo nkubwire ko iyi filimi Ek Ajanabe yasohotse mu mwaka wa 2005. Nimba umaze kuyimenya rero, reka nkubwire filimi biganye. Filimi biganye ni filimi yitwa Man on Fire ya Denzel Washington. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2004. Neza birasa, ijambo ku rindi irwoba ku kindi. Birasa neza 100%. Icyo bongeyemo ni indirimbo z'Abahinde. Birasa neza, Abahinde bashishuye filimi yitwa Man on Fire. Undi mugabo nshaka ko tuvugaho ari nawe wa nyuma w'uyu munsi ni Salman Khan. Tugiye kuvuga kuri filime yitwa Patina. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2007. Ivuga ku mugabo witwa Green uba ufasha abagabo kubona abakunzi. Aza kuba inshuti n'umugabo witwa Bhaskar ugira isoni nyinshi cyane. Umugabo Bhaskar aba yarakunze umukobwa witwa Priya ariko atamuvugisha, maze uyu Green agatangira kumwigisha uburyo nyine wegera umukobwa ukunda. Ni story y'iyi filimi. Nimba umaze kumenya story y'iyi filimi rero, ndagira ngo nkubwire indi filimi biganye. Tega amatwi yumve rero iyi filimi nayirebe. Iyi filimi bayita Hitch. Ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2005. Yakiniwe na Will Smith. Nimba utarabonye jya kuyireba, nuyireba neza urasanga isa neza n'iyingiyi. Birasa, amagambo namwe, ibikorwa ni bimwe. Icyo bongeyemo n'indirimbo nk'uko nikubwiye kuva mbere. Birasa neza, birakugaragariza ko filimi nyinshi z'Abahinde burya ntabwo aribo baziyandikira, ahubwo bagenda kuri filimi zanditswe hirya no hino ku isi bakazisubiramo. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao.